noneho ndagenda ndamubwira nti Imana ibwiye gutya na gutya. Arabyemera ariko abyemera atabyemeye. Ibyo bintu namubwiye haciyemo hari kuwa kabiri no kuwa gatatu. Yego. Ibyo bintu namubwiye kuwa gatandatu nimugoroba yaraje arambwira ku rusengero, arambwira ati bya bindi wambwiye nabibonye, atahubwo Imana ikwagurira impano kandi Imana igukomereza amaboko. Yego. Ndavuga ati Imana ishimwe kuva yabishohoje. Ikubisoza mu minsi ine wana. Yarabishohoje pe. N'abandi bose nageragezaga kubabwira ati Imana irambwiye gutya na gutya, bahitaga babibona mu gihe kidatinze. Yego. Bakambwira ati bya bindi watubwiye, nkavuga ati nagari njye ahubwo ni Imana, mujye mushima Imana. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concord TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concord ikafata umwanya gushimira wakanze subscribe ukadushyigikira tukatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro rwambo kayikanda n'ukuri ngusabiye umugisha. Nabasezeranije ko ntazajya mbicisha urungu, niyo mpamvu nafashe urugendo. Ubu nibereye mu misozi ya Ngororero, niho nibereye naje kwamamaza ubwami bw'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Nanyuze naho umwami rwabugiriye yaratuye ariko naharenze. Yego, nawe ni umwami turamwemera ibyagejeje ku Rwanda ariko yarapfuye ntiyazuka. Naje kuvuga ibigwi by'umwami wapfuye akazuka, imva yikaba irangaye. Yego, nje kureba umukozi w'Imana, tugiye kuganira. Imana ikubukoresha ibitangaza muri iyi minsi. Namwe mutekereze umuntu watumye mva imusanze, nkarenga Nyabihu, nkarenga hitwa ku Kabaya, ngakomeza nkagenda mw'iyi misozi imeze gutya kugira ngo nze kumureba. Icyo nkundira Imana nuko Imana yacu ari Imana yo mu mujyi ndetse no mu cyaro. Namwe murebe aha hantu. Ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Shimwa, ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Yego, bakunzi ba Concord TV show, nkuko nabwiye yuko ngiye gusura umukozi w'Imana ngiri ubuntu namugezeho. Hano turi ni mu karere ka Ngororero, umurenge utuyemo umurenge Kavumu. Yego, zamura mikoro. Yego, mu karere ka Ngororero mu murenge wa Kavumu, mu kagari Kamurinzi, akagari ka Murinzi, umudugudu wa Gasibya. Umudugudu wa Gasibya niho twibereye. Nanjye navuye Musanze nje kureba umukozi w'Imana, sanze ari muzima. Haleluya. Amen. Umeze neza? Na mahoro rwose. Imana ishimwe cyane. Ibwira abadukurikiye amazina yawe muri make wivuge nyine. Yewe, murakoze. Amazina yanjye nitwa Niyomugisha Diane. Yego. Ndi umukobwa ibirenze ibyo Yesu aduhana umugisha. Yego, Niyomugisha Diane ni umukobwa
uri ku isoko utari ku isoko. Ako kantu urakazi? Ndakazi rwose. Hari abo twaganiye barakambwira numva ndagakunze kabisa, umukobwa uri ku isoko utari ku isoko. Nukuri. Yego. Nawe si wibera ku isoko se? Cyane rwose. Imana ishimwe. Uzi gusenga? Cyane ndabizi. Shanje mw'imisi narabyibagiwe. Warabyibagiwe? Oya, ntabwo twakagombye kwibagirwa. Twakagombye guhora turi maso. Ntacyo we ukibyibuka dusengera ganga Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Yego murakoze. Kaduce bugufi dusenga Imana. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe, wabanye natwe uraturinda, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uwiteka Imana nyiringabo, warinze mwene data mu nzira zose yanyuzemo nubwo zari zigoye, ariko wabanye nawe agira hano amahoro, turabigushimiye. Turagushimye ko warinze n'abantu bose ku isi hose badukurikiye, bose warabarinze Mwami, izina ryawe nirihimbazwe. Uyu mwanya Mwami turakunyize kugira ngo uzubane natwe, reka tuyoborwe nawe, urakoze ni mu izina ryawe Yesu. Amen. Dia karame komera. Yego. Sinze wadikumva nakwishimiye. Nanjye rwose nabakunze cyane. Bandishimye abantu bahuye bagahuza bibasa uzuga ngo duhure ntiduhuze. Oya ntago bari byiza. Yego. Diane se yakishijwe ryari disi? Ngewe navukiye mu rugo rukijijwe. Iwacu barakijijwe. Ubwo ngewe ntago navuga ngo namanje ngo gukora ngo ibyaha, ahubwo nakuze nkijijwe. Yego. Wakuriye se muri hedini? Nakuriye mu itorero rya ADEPR. Yego. Ubu nirihe torero, paruwasi, uko babihindura bizi? Barabihinduye. Itorero nsengaho ni itorero rya Karambi ya kabiri. Yego. Nuza paruwase zo barazihinduye, paruwase yo ni Ngororero. Yego. Ndi umuririmbyi. Yego. Ufite izihe mpano suretse yo kuririmba, izindi mpano Imana yaguhaye niziye kwijya igirira abantu neza ikabaha impano? Imana yamaye impano y'uburondozi, n'iy'ubwenge. Yego. Mbese n'ibindi byose iyo umwuka nshoboje ndabikora cyane. Yego. Mvuga ngo buri umunyabwenge yaguhaye impano y'ubwenge, uburondozi, ubuhanuzi, byose. Ngope. No kuririmba. Cyane rwose. Shangeho nikundira abahanuzi. Mwizo mpano zose ufite. Iyo ndi kumva nkunda cyane ni y'ubuhanuzi. Imana ishimwe. Uzi impamvu? Ujya wumva radio? Njya nyumva. Saa 12 hari umugore ujya uvuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Banza ari umugabo ubivuga. No umugore akikiriza ngo njye n'akaradiyo kanje gahora ku musego. Aba kugira ngo yumve iki? Amakuru. Ya hano mwisi, sibyo? Ariko umuhanuzi abwira abantu amakuru ya hehe? Mwijuru. Noneho akenshi n'amakuru ayaca kuri radio naba yabaye. Hari ubwo bavuga amakuru azaba? Oya. Ariko ubuhanuzi, mu buhanuzi Imana itubwira ibizagira ute, ibizatubaho. Rwose. None ukumva nge nakwanga iyo mpano we? Oya pe, ntabwo wayanga. Ntabwo kuyikunda. Rwose. Yego. Diane se yatangiye guhanura ryari? Yego murakoze. Nge natangiye impano y'ubuhanuzi haciyemo imyaka 3. Yego. Nibwo nahawe iyo mpano y'ubuhanuzi 2023. Yego. Nibwo nahawe impano y'ubuhanuzi. Mbere yaho nubundi narasengaga bisanzwe, najya gusenga nkuzura umwuka wera, nkarota, ibyo ndose bikaba byo, ariko igihe kigeze ya mpano yanjye irasobanuka. Yego. Ubwo nyine mbona Imana iranyaguye mu buryo bw'umwuka. Yego. Kugira se ngo we usobanukirwe koko yuko ya mpano yagutse, wabimenye ryari, hari habaye iki? Twari turimo turi gusenga, twafashe amasengesho y'iminsi 2. Twari ahantu mu cyumba cy'amasengesho, nuko umwuka wera aranyuzura, nuko Imana ibinyeretse ku mukozi w'Imana, ndagenda ndamwegera mubwira ibyo ambwiye, impano yanjye ihita ihera gutyo iragukira zamuka. Yego. Nuso umukozi w'Imana ubimubwira ntago wabonye agupinze?
uwo mukozi w'Imana kubera ko nari ndi umwana kandi akaba ari n'ubwa mbere we yabaye nk'umuntu mpinga yanga kubyemera kuko ndabyibuka hari mu kwezi kwa gatanu itariki zo ntago nzibuka noneho ndagenda ndamubwira nti Imana ibwiye gutya na gutya arabyemera ariko abyemera atabyemeye ibyo bintu namubwiye haciyemo hari kuwa kabiri no kuwa gatatu ibyo bintu namubwiye kuwa gatandatu nimugoroba yaraje arambwira ku rusengero arambwira ati bya bindi wambwiye nabibonye atahubwo Imana ikwagurira impano kandi Imana igukomereza amaboko ndavuga ati Imana ishimwe kuva yabishohoje ikubisoza mu minsi ine wana yarabishohoje pe bitari gutinda yarabishohoje rwose nose akenshi tuba dukunda n'ubundi ubuhanuzi busohora vuba we kugira ngo nka gutya uri umukobwa sugeje imyaka y'ubukure sugeje 21 yapfite 21 ufite 21 ariko ubu wemerewe kuba washingirwa mu murenge bagusezeranye ngo pe none ubu umuhanuza azaza ati yumva iravuze ngo iguhaye urugo none uzarutegereze we uzaze mu myaka 10 oya waragize 31 si byaba ari kera oya nagari Imana nagabari Imana se umva wifuje nyine ibiraza vuba wose none se wowe uwo wahanuriye bikasohora mu minsi ine abandi wagiye uhanurira ubona bisohora ryari mu gihe n'abandi bose sinavuga ngo bisohora iki gihe n'iki kuko buri wese aba afite igihe isezerano rye igihe risohoreye n'abandi bose nageragezaga kubabwira ati Imana irambwiye gutya na gutya bahitaga babibona mu gihe kidatinze bakambwira ati bya bindi watubwiye nkavuga ati ntago ari njye ahubwo ni Imana mujye mushima Imana none se turaho uwo niwo wahanuriye bwa mbere nyine kuko wari ukiri umwana ubona asanye n'ugupinze nta wundi nyuma yaho nawe washiye ubutumwa Imana iguhaye nawe hari ukuntu nyine nakubwiye yuko ndi kubona twakundanye nuko turi kuganira tugaseka ariko tekeza turi kuganira nkakubaza diyamakuru yego naho gabanga ati ni meza nyine turi kuvuga ku muti w'iryenyo wabona naba nakwishimiye se ariko rero ukuntu ndi guseka na muzitsi ukayibona ndabibona rwose yego nuko nakwishimiye bivuga ngo rero nuwo washyira ubutumwa Imana yaguhaye wareba ukavuga uti uyu muntu ari gufashwa n'ubwo butumwa cyangwa se uyu nguyu yapinze niyo mpamvu ndi kukubaza nyine uwo waba warabushiye nyuma yaho ukabona aragupinze cyane no kurebera mu myaka ariko n'ubundi nyuma bikagira yego akaza kukubwira ati nukuri ni Imana yakuvugiyemo yego murakoze hari undi nibuka mu gihe kitari gitoya ntago ari kirekire kandi si gitoya hari igihe nari ndimo nsenga Imana inyereka ku mukozi wayo ariko atabirimo neza noneho hari mu ijoro Imana irambwira ngo bamaso ndabyuka ndasenga maze gusenga irambwira ati ningende ndagenda njya ku rusengero sindavuga ugwarigo ngeze ku rusengero irambwira ngo bamaso nkwereke kuko nge urabona ndi umwana mutoya cyane ariko naragiye muri izo saha hari 8 z'ijoro ndagenda mfata Bibiliya ndagenda ndasenga maze gusenga Imana irambwira ati bamaso nkwereke nuko Imana inyereka umurozi kuri urwo rusengero uwo murozi ndangije ndasenga ndavuga ati Imana ko ndi umwana uyu murozi mbese nanjye manza kujya mu mubiri ariko nahise nsenga Imana ndavuga ati Imana ni wowe unyohereje nyambika imbaraga Imana iranyemerera irabikora wa murozi ndagenda arambona ariko akimara kumbona abura imbaraga zimukura aho ngaho akomeza uko yari ameze n'ibyo yari afite byose yabuze imbaraga zimukura aho ngaho aho ku rusengero aratungurwa arebye ukuntu ari nge mwana umubonye aratungurwa cyane agira ubwoba cyokoze bwabukereyeho bigeze mu gitondo nka 11 hari umuntu wahise ahagera ariko twaramuretse aragenda ariko byageze nyuma
arambwira ati uzambabarire ntukabivuge kuko Imana usenga narayibonye. Yego. Tuzambabarire ntukabivuge. Cyokora n'uwo muntu nawe yagize ubwoba, Imana yamubujije amahoro, arimuka aragenda. Ariko yarambwiye ati ntukabivuge. Uwo muntu yahoraga mpinga cyane, agahora avuga ati karagakobwa kigize indaya, tikigize agasenzi, ati ibyo kavuga ntago nabishyigikira. Ariko guhera icyo gihe yarabyemeye. Mbese hari n'ibindi bundi buhanuzi bwinshi nagiye nambutsa bukagera ku bantu bakabipinga, ariko byagera nyuma bakabyemera. Yego. Ariko turi kwiyo nkuru nge y'umurozi. Yego. Wari uryamye saa 8 z'ijoro, Imana yakubwira ngo igiye kukwereka umurozi, ikohereza ku rusengero mw'iryo joro cyane, urabyuka uragenda, ugezeyo uhahura n'uwo murozi. Ngo rwose yari ishushanyaga se n'ubundi yari uwo murwo rusengero? Ego ko yari uw'imbere cyane rwose. Yaraje kuroga urusengero si? Cyane. Nibyandi si bavuga ngo bacuraguze, sinzi na namwe nahariyo nuza mukoresha. Aza gucuragura ku rusengero. Ndacuragura sindoga. Yaratwaje gatiririmba. Yego. Cyane rwose umva. Ubwo yaraje kuruga urusengero. Yaraje kururoga pe. Nose wowe uhamusanze afite ibyo bintu nyine by'abacuraguzi, ntabwo ubwoba bwagutashye mu nyine nanjye namanje kujya mu mubiri. Ndavuga ati ndi umwana yarangije gupfa kwanjye kurageza. Ariko Imana yahise inyambika izindi mbaraga. Yego. Yego. Mwaravuganye se? Twaravuganye. Uwo murozi arambwira ati nzaceceke mugirire ibanga. N'uwo muntu wamugezeho mu gitondo yarazindutse aje muri nibatire, kuko hari kuwa 5 nijoro bishyika kuwa 6 mu gitondo abantu baraza muri repetition. Ubwo umuntu nawe yaramubonye, ariko tumugirira ibanga kuko abana b'Imana ntago bakagombye kugira umunwa, ahubwo tugomba kugira ibanga. None se wagumanye nawe aho ngaho kuva saa 8 kugera mu gitondo? Cyane. Nose mwaricaranye byagenze ute? Byabaye ibintu birebire. Ni ibintu bigoye cyane kumva ngo wenda ngo umuntu ngo yabonye umurozi. Ni ibintu bikaze pe. Kuko njye uko ndi kubyumva ari nkanjye, mubonye nyine aje gucuragura aho ngaho ku rusengero, nari kuba mumenye, nagize nkasubira mu rugo nkajya kuryama. None we wagumye aho, nose waricaye? Naragiye nyine nyikimubona, naragiye ibyo yararimo imbere y'urusengero ku rugi. Naragiye nge yabona muguyeho. Yego. Kubera za mbaraga z'Imana zari ziragira ngo zimugaragaze, zimwanike, zihita zimufata zimugundira aho ngaho, abura imbaraga ziyamukura ngo yiruke. Yego. Nawe ugumaho? Nanjye ngumaho kuko nari nambaye imbaraga z'Imana. Yego. Kuko icyo gihe niyamaye yagerageje kuma n'ibyo yari afite, yari ari gukoresha bikeya, byose ntabwo yabimaye, yamaye bikeya. Ariko ndavuga ati ntacyo. Ibyo byarobyeje cyane rwose. Arabiguha ngo bimaze iki? Imbaraga z'Imana zari zimaze kumufata, zimaze kumwatsa, ziri kujya zimwotsa. Yego. Ndangije ndamubwira ati mama wamereza ibintu ufite? Arabimereza, ariko wenda birashoboka ko yasubiye inyuma kongera akabikora. Ariko kwari kugira ngo Imana yiyerekane muri njyewe. Nose wabiguhaye wabishyize? Nge narabitwitse. Narabitwitse. N'uwo muntu wahageze mu gitondo ntago namweruriye ngo mubwire ngo yamaye ibi, kuko ntago ari byiza. Ahubwo ngiye naratashye ngeze mu rugo ndabitwika, ndavuga ati mu izina rya Yesu. Wavuye ku rusengero bitahana bigirana mu cyane rwose. Dia ntabwo bugira n'ukuri kw'Imana. Oya ntabwo pe, dusenga Imana yera, ntabwoba. Nose ahubwo turaho nta muntu wari wajya gusengera ari nk'umurwayi wabona ukuntu yarembye ukumva nawe banje watinye ati umuntu ko ashobora kungwaho, bashobora kumukuzanira mu rugo cyangwa ukamusanga iwe, ariko ugatinya ukwikije ukuntu arembye ati wabone umuntu anguyeho. Yego murakoze. Cyane muri iyi minsi ishize merutse kujya gusengera umuntu wari wafashwe n'indwara z'abadayimoni. Nyikihagera mbonye ukuntu ameze, ndavuga ati Mana, urugo rwose ntago ndarushobora. Ariko ndavuga ati kanihe kanyabwawe. Buriya hari igihe umuntu abasenga Imana haba nk'ikibazo runaka abantu bakamubwira ngo ngaho mva kusenga na kiriya gikora. Nanjye rero naravuze ati kanihe kanyabugabo be kunyuzamo ijisho.
nuko ndangije ndagenda mpagarara ahantu ndamanza ndasenga, manje gusenga numva imbaraga ziraje z'umwuka wera, numva mvuye mu mubiri, ndagenda nsengera wa muntu, maze kumusengera wa muntu pe Mana yararembye cyane kuko yizari indwara z'abadayimoni, yari umwana w'umusore ari kujya kubita ababyeyi, umuntu wese abonye akamukubita, ariko ngewe yarambonaga akiruka, yambona akiruka. Ndangije ndagenda ndamusengera, maze kumusengera namusengeye amasaha 3, muri ayo masaha 3 Imana irigaragaza, ubu ni muzima n'umusore ushima Imana. Haleluya, amen. Ariko rero ubwo bwari bwaje bose ubwoba bwari bwaje pe, ariko nyuma buriya Imana ni Imana kandi ishoboye byose. Twebwe ibyo turebesha amaso tukabona dufite ubwoba, ariko Imana yaduhaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Yego. Ubwo rero iyo tuvuze mu butware bwayo Imana irakora. Yego. Nose mu buzima busanzwe. Yego. Ubona ko Imana yaraguhaye impano bikumariye iki, reka tuvuge gutyo? Ngiye kuba Imana yaramaye impano, mbona bimfashije cyane, kuko nsengera abarwayi, ngasengera abantu bafite ibibazo bitandukanye, hari n'abo Imana inyereka, nkagenda nkakubwira iby'Imana yantumye, kandi bikaba, mbona mbese nanjye ubwanjye rwose binyuze kubaho ndi umunyemana. Yego. Nubwo cyane abanyemana duhura n'urugamba rukomeye, tugahura n'ibigeragezo, ariko na Yesu nawe aje mu isi ntago bamwemeye. Niyo mpamvu tugomba natwe gukora nk'ibyo Yesu yakoraga. Nyine nta gihe cyageze nyine kuko ukumva biragoranye nk'icyo gihe ikubyutsa saa 8 ukajya kurara ku rusengero urahiye umurozi n'ibindi byinshi. Nta gihe kigaruka ukavuga uti Imana izi mpano wazazishubije ko ndiko naziri kundemerera. Oya. Kuko nzi ibihembo nzahembwa ntago nabyivovota. Yego. Shari ko biragoye. Biragoye ariko ntago bigoye. Ntago bigoye ku muntu usenga Imana. Icyambere n'ugukizwa. Iyo uri umuntu ukijijwe, kandi icyambere n'ukureka ingeso mbi ufite, n'ibindi byose birizana. Buri amasengesho nayo adafite umumaro cyangwa se adafite intego, ayo ni amasengesho abarimo. Cyambere n'ukuba ukijijwe, ubundi n'ibindi byose birizana. Yego. None se Dia, tekereza shaka ukuntu mwarenganye, ukaza ugahanurira umuntu ngo Imana igiye kuguha amafaranga, ukaba wamubwira n'umubare wowe utaranayakoraho, none uwo muntu yazana yabona ntanaze basingwa kuguriremo, sinzi icyo ukunda, ariko ntabwo amata waba utayakunda. Yanjye ntago nywa amata. Ntago nywa amata. Ka fanta n'icyayi rwose, wenda ibyo ndareba aho rwose nta kibazo. Ariko nyine kuri icyo kibazo wenda umbajije ati guhanurira umuntu amafaranga we nayo ufite, twebwe nyine turi abana b'Imana, turi ibikoresho by'Imana. Birashoboka kuba wanaburaye ukajya guhanurira wa wundi uri kubimena, kandi nabe yagira n'ikintu aguha, wenda ngo ujye kurya wapi, nabe yabirebaho, ariko ukagenda ukamuhanurira ukamubwira. Yego. Ubwo rero twe ntabwo dukorera mu byo kuvuga ngo ubwo ngo nta mafaranga mfite, ubwo ngo nari umukire. Muri iyi si nta mukire uriho, twese duhora dushakisha. Rero uko Imana yangize, nk'uko ndi umwana w'umukobwa, mbishimiye Imana. Nukuri uranyuzwe? Ndanyuzwe. Imana ishimwe. Nukuri pe. Uratugezaho ijambo ry'Imana se? Nta kibazo rwose. Ni karibu rwose n'umwanya w'ijambo ry'Imana. Tuvugira Imana nicyo kiba cyanzanye. Nukuri rwose murakoze. Yego. Hari ijambo Imana yambwiye umunsi w'ejo saa 6 z'amanywa, ngomba kugeza ku bantu bayo bose badukurikiye. Yego. Hari abantu benshi barembejwe n'imibiri, hari abantu benshi baruhijwe n'ibibazo n'indwara, ariko Uwiteka Imana hari ijambo yampaye ngo mbagezeho. Iryo jambo narihaye intego ivuga ngo umuntu wese Imana imutsindire Abafilisitiya bari kumurwanya muri iyi minsi. Umuntu we konkorude Imana imutsindire Abafilisitiya bari kumurwanya. Nyine buri wese agomba kubyiyaturiraho. Yego, nta kibazo rwose. Iryo jambo turarisanga
mu gitabo cy'umuhanuzi Samweli wa 2 gice cyaho ni icya 5 umurongo wa 17 tugeze kuri 19. Samweli wa 2 ibice 5 dore ku murongo wa 17 tugeze kwa 19. Yego. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Dawidi yongera gutsinda abafilisitiya. Gose. Bukeye abafilisitiya bumvise ko Dawidi yimikishijwe amavuta kuba umwami wa Isirayeli, abafilisitiya bose barazamuka bajya gushaka Dawidi. Dawidi abyumvise aramanuka ajya mu bihome. Abafilisitiya bari baje badendeza mu kibaya cy'Abarafa. Maze Dawidi agisha Uwiteka inama ati, nzamuke ntere abafilisitiya, urabatanga ubangabize. Uwiteka asubiza Dawidi ati, zamuka kuko ntari bubure kukugabiza abafilisitiya. Amen. 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 Imana iguha umugisha. Amen. Aya magambo rero, aya magambo nayahaye intego ivuga ngo Imana yo mu ijuru idutsindira abafilisitiya bari kuturwanya. Nukuri rwose ngo bukeye abafilisitiya bumvishe ko Dawidi yimikishijwe amavuta kuba umwami wa Isirayeli. Abafilisitiya bose bazamuka bajya gushaka Dawidi. Abyumvishe Dawidi abyumvise aramanuka ajya mu gihome. Imana yacu twishimire cyane. Amen. Nukuri ko Imana birashoboka ko nawe yewe mugabo udukurikiye, yewe mubyeyi, yewe musore, nawe mukobwa, birashoboka ko nawe uri mu ruhande rwa Dawidi. Abafilisitiya bakaba bari kukwirukaho, bakubuza amahoro mu murimo, bakubuza amahoro mu byo uri gukora byose. Ariko ngo humura, nkuzaniye ijambo ry'ihumura rikubwira ngo humura. Amen. Imana ije kubagukiza. Amen. 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 Nukuri Imana ije kubagukiza. Iri jambo nkugejejeho uyu mwanya wa none niri kubwira ngo Imana ije kugukiza abafilisitiya bari kukurwanya. Yewe mubyeyi, yewe muntu urimo uhura n'intambara zitandukanye, yewe wowe ufite umwana urwaye cyane, umwana w'umukobwa urwaye cyane waburiye igisubizo, akaba yararwaye uburwayi bwo mu nda, ubura bukaba budakora neza, ariko ngo humura, Yesu aje kugukiza mu izina rya Yesu. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Aleluya ariko. Amen. Imana yacu nishimwe cyane. Nukuri. Imana yacu nihabwa icyubahiro, ariko ngo Imana idutsindira abafilisitiya bari kuturwanya. Yego. Nukuri nawe mwene data turi kumwe, birashoboka ko bahari bari kukurwanya, batakwishimiye, batishimiye ko ibi byose ubikora, aka kazi kose urimo wagakora, ariko ngo Imana ije kubarwanya. Haleluya. Amen. 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 Imana yacu ishimwe cyane. Yego. Tugiye gusoma irindi jambo ry'Imana rero, turasanga muri Yobu 36 n'umurongo waho wa 11 wonyene. Yego. Niba yumvira bakayikorera, bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara n'imyaka yabo mu byishimo. Naho ngaho rwose murakoze cyane. Niba yumvira bakayikorera, bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara n'imyaka yabo mu byishimo. Amen. 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 Ngo nituyumvira tukayikorera, tuzamara iminsi yose tuguwe neza. Yego. Ndikubwira abadukurikiye kuri Channel TV kugira ngo Aleluya. Amen. Kugira ngo nabo bakorera Imana bayumvire. Nukuri. Kugira ngo babashe kugubwa neza. Birashoboka ko rero bari mu bibazo bitandukanye, ariko ndi kukwinginga yewe muntu dukurikiye kugira ngo wumvire Uwiteka Imana. Muri iyi minsi abantu barahuze, abantu ni busy, ariko muri uyu mwanya nkuzaniye ijambo rivuga ngo nuyemerera ukayumvira, uzamara iminsi yose uguwe neza, kandi uzamara imyaka yawe yose uri mu byishimo. Birashoboka kuko nta mahoro y'umunyabyaha, kandi umukiranutsi ahura n'ibibazo byinshi, ariko
ijambo ry'Imana niryo ryavuze ngo yaba mu bibazo no mu byiza tujye duhora dushima. Ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo nuyumvira ukayikorera uzamara iminsi yose uguwe neza. Nukuri bene data dufatanyije uru rugendo, mureke dukorere Imana, mureke tuyumvire, kuko igihe ni gitoya umwami wacu akagaruka. Ariko mu gihe turi mu isi tugifite ubuzima, mureke dukorere Imana, nayo izabiduhembera. Ariko ijambo nukuri nkuzaniye niryo kugira ngo Imana yo mu ijuru yongere igaruke mu byawe, ibyo Satani yari yaranyaze Imana ibigarure, kugira ngo nawe ubashe gukorera Imana nabikunize. Hari abantu benshi bajya bavuga ngo igihe nasengeye ngo iby'Imana yambwiye byanjye ngo byaratinze, ngo igihe nasengeye se ngo ngo ngiye kubivamo. Ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana ije kukurwanirira, kandi Imana yo mu ijuru ije kugutsindira ibiri kukurwanya muri iyi minsi. Nibyo byose biri kukurwanya Imana ije kubikuraho. Ariko ndakwinginga mwene data, mubyeyi wanjye, kugira ngo wongere usubizwemo imbaraga zo gusenga muri iyi minsi, nubwo abantu bose bahuze, nubwo bese abantu bose bibereye mu gahuge, ariko ndabinginga kugira ngo mwongere musubizwemo imbaraga. Murakoze. Yego mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Nge nagukunze nzagaruka kugusura. Yego. N'abandi bagukunze bakubona ute? Mfite telefone ariko nge ntago nkoresha WhatsApp. Ariko Imana nibishaka nzayikoresha. Yego. Ifite smartphone nyinshi yakura mwimwe cyangwa ebyiri kazigo. Ngo rwose. Yego, nimero yawe wibutse n'abantu amazina yombi na adresse neza ku buryo waza mu rugo yamenya ngo aje hehe. Yego, murakoze. Nubundi nababwiye ko nge nitwa Niyomugisha Diane. Nubundi nk'abantu wo mu karere ka Ngororero, umurenge ni Kavumu, akagari na Kamurinzi, umudugudu wa Gasibya. Yego. Nimero ya telefone ni 079 84 26 35 3. 0798426353 Niyomurinzi Diane. Niyomugisha. Ni Niyomugisha Diane. Karibu n'isengesho dusoza. Yego, murakoze. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Muri uyu mwanya twari turi imbere yawe Kristo, twari turimo tuvuga ibyawe. Turagushimiye kuko udushoboje Mana, kandi n'abari bateze amatwi ubu butumwa bwawe bwiza bw'indirimbo turabasengeye kugira ngo ubahe umugisha. Reka buri muntu wese Mwami Imana Nyiringabo, iri jambo ryawe rigende rigere mu mutima, kuko uratubwiye ngo nitwemera tukayumvira tuzamara iminsi yose tuguwe neza. Nyemerera uduhe kukumvira Kristo. Nyemera muri iyi minsi abantu benshi barahunikiye, ariko Uwiteka Imana, nyemerera buri muntu wese umwagure Mwami, umuhe kukumvira no kugukorera. Uwiteka Imana Nyiringabo, turasenze kugira ngo imbaraga zawe n'umwuka wawe wera byongere bigaruke ku bantu bose batuye isi. Wongere ubahembure, wongere ubagirire neza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ngaho komeza kubana natwe kandi ukomeze kudushyigikira. Imana turagushimye kuko uri Imana yumvishe gusenga kw'aba bantu baduteze amatwi. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Turagushimiye kuko uri Imana igize neza. Turagushimiye ko hari umukobwa ukijije amarira mu izina rya Yesu Kristo. Mana Data wa twese urakoze. Urakoze kuko hari umubyeyi ukijije isenta mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimye rero, ngaho komeza kubana natwe, ni mu izina ryawe gera Yesu urakoze.